Mu gihe gitandukanye mu myaka mike ishize mu bice bya Nyamirambo ndetse na Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hakunze kuvugwa yuko hari amagi ndetse n'indi myuka mibi itera abantu igatera amabuye hejuru y'amazu, ndetse hari n'ibyagaragaye ku Gitegaho ibintu byaturukaga mu nzu bikikubita hanze nta uzi uburyo biri kuhagera. Abatuye muri aka gace bavuga yuko hari umupfumu utuye mu gace ka Nyamirambo ngo wabafashije kwirukana iyo myuka mibi, ku buryo ubu ngo hashize igihe ibyo bintu bitahagaragara. Bavuga yuko ngo afite ububasha bwo kubyirukana kandi akabaha imiti yagiye ibafasha kubikira burundu bagatandukana nabyo. Nitwa Rukemanganizi Leopold. Mu by'ukuri rwose uyu Jean Pierre ndamubashimira, nimba hari n'undi wabasha kubyumva yumve ko umushima cyane, kuko naje guhura n'ikibazo ndarwara, twari ibintu byo kuzingama, nkarya ndyama kwa kundi umuntu aryamisha urubavu yahinnye amaguru, najya kurambura ikanga. Noneho nkajya numva ibintu bimvugiramo nsa n'umuntu urimo ndota abantu bapfuye kera, nkababona turi kumwe tuganira tugira gute. Noneho biza kugeraho ubwo njye numva ibintu bitera amabuye hejuru y'inzu. Ariko ubwo muri uko kuganira n'abo bantu barambwiraga batari kubundi wowe kuki udusuzugura, kuki nta kintu tugenera. Noneho nkavuga neza icyo nabagenera niki. Bati unanirwa no gufata itungo ngo uribaje uduhe itungo, ese ko mbona ntabazi. Bati twibwe turabasokuru bawe ugomba kutugurira akantu. Noneho nkavuga nti nta bushobozi mfite. Biza kugera ubwo noneho aho nabaga amabuye araravuga hejuru y'inzu. Noneho nkabyuka nkazenguruka nkashaka umuntu waba uteye ibuye reka da. Nkabwira abo turi kumwe ni mumfashe turare twicaye tugenzure turebe abantu batera amabuye. Tukajya tukumva amabuye araje, ariko tukabura umuntu yateye. Tukajya mu nzu tukaryama. Naryama kwa kundi nahinnye, nimba naryamye ndambije kongera guhina bikanga. Ubwo nkaza gutegereza nka nyuma y'amasaha 2 akaba aribwo numva wenda birambutse, ariko bindya cyane. None ubwo nza kujya kwa muganga. Kwa muganga barambwira bati ubwo ni imitsi, ntese imitsi iby'amabuye bikaza gute cyangwa izo ndoto zikaza gute. Bati kurota bibaho, ibyo bibaho ni ibintu bisanzwe, batari ko ibyo urwaye ni imitsi. Bampa imiti ndayinywa biranga pe. Hari binini bagiye bampango ni birambura imitsi ariko biranga. None ubwo abantu twari duturanya benshi n'abarokore barambwira bati wowe reka tuzagusengera ubwo nta mashitani. Bakaza mu rugo bakansengera. Biranga. Bati none tuzakujyane mu rusengero ubonane na pasiteri. Twajya hariya ku rusengero rwa ADPR. Baravuga bati twazanye umushyitsi ariko afite ikibazo kinini turagira ngo tumusengere. Barambwira bati jya hariya imbere ngo niba ari ku ruhimbi, nimba ari he kuko ngenda umukristo gaturika ibyo sinari mbizi. Barasenga cyane baransengera baraza bankoraho uruziga. Pasiteri ati ubu ngubu byakize, wowe genda uryame usinzire utuze birahite bikemuka. Naragenda ryama ahubwo birushaho gusara. Noneho nza kuruta mbona abantu bambwira ngo buriya ngo bariya ngo wagiye kubwira ngo urabona baturusha imbaraga. Biranyura ndavuga nti noneho ndapfuye karabaye, ndavugana n'abantu ntazi ntanabona ngiye gupfa. Hano hari umuntu wambwira ati nyamara ati hari mupfumu uba hariya hepfo, ati muturana n'abantu mutabazi, ati uriya ashobora kukuvura. Yewe ntabwo nzi ko yabishobora, no kwa muganga byarananiranye byashoboka. Ati wowe uzaze tujyaneyo. Umuntu aranzana tubonana n'uyu mugabo, anjyana hariya mu cyumba turaganira mutekereza uko bimeze. Arambwira ati ibyo ni ibintu byoroshye cyane ahubwo waratinze, ati kandi ibyo ngibyo bishobora kuguhitana kuko niba bigusaba itungo ukaba utaritanga, ati ubwo finaroma ni ukukwica nyine bikagutwara. Mbese wankorera iki? Arambwira ati ese ko ndeba nta bushobozi mfite ko nshobora kuguca amafaranga menshi kandi nkaba mbona utayabona. Rwose ubwo nta bushobozi mfite pe ni buke. Atese ati ko ufite agasambu mbizi wakagurisha. Ndavuga nti none se ningurisha isambu ubwo abana bangiye bazabaho gute? Ati ngiye mu bushobozi ufite ndabubona, ntumpisha ati kandi ndimo ndabibona. Ngiye kukuvura icyo ufite ari cyuma. Namusigiye inoti ya 5 ariko nayo mfite 20,000. Namusigiye inoti ya 5. Arambwira ati ubwo genda umanze urebe uko umeze uzagaruka umbwira.
yampaye umuti ndanywa, amano njya gutera mu nzu, undi nkajya mwiyuhagiza. Nararyamye ndasinzira, sinongera kurota. Iminsi 2 irashira, icyumweru kirashira, ikindi cya kabiri kirashira, ndavuga nti ngiye kumureba. Ntagenda nkazahene, ndaza ndamubwira ntibimeze gutya na gutya. Ati none se urumva hari ikindi kibazo? Ati umuti warawurangije. Ntarawurangije. Ati fata undi ugenda utere mu nzu, ntago bizongera. Nategereje ukwezi kurarangira, nta kibazo nongeye guhura nacyo, nta mabuye nongera guhura nayo. Ahubwo noneho kubera ko nagendaga nanuka inyonga numva, kandi no kurya sinabashaga kurya. Nutwo ndiye noneho ngasa naho ntaturiye, nimba bya bintu byaratunywaga simbizi, narumye. Noneho arambwira ati cyo kuri ujye ugerageza ushaka imbuto urye kugira ngo wiyondore. Ati naho ubundi uburwayi bwarakize, kuko mbona ndakize. Nkajya njya kwisuzumisha, kwipimisha ku munzani, nkabona ibiro biragenda byongera. Ubu narumye meze nk'agati gahagaze gutya. Abantu batangiye kuvuga bati sida iramwishe, byararangiye, kuriya ni sida. Bambwira ngo nagiye gufata imiti, nagiye kugira gute. Ariko nanjye nkituriza kubera ko ntawe ubuganyira n'ubundi adafite icyari gukumarira, nkituriza. Babona noneho ntangiye kugenda mbyibuha, bati buriya yatangiye gufata ibinini karabaye. Bati ntubona ko ari we wari wishe, ariko batazi banga. Ubwo noneho hari undi musore w'umunyabutare witwa Habana bashaka Gabriel, nawe aza gusara. Arasara arasizora, nawe twarabanaga twari duturanye. Noneho we akajya agenda kuri butike, nimba butike bafunze, akajya gukomangira nyiri butike ati byuka, abantu butike bayisahuye kabaye. Noneho undi nawe gutinya kubyuka kumva ko hari ibisambo, agahita ahamagara irondo rikaza rigasanga nta kintu cyabaye, bagasanga ahubwo ni abantu hari, kandi bagasanga butike irafunze. Nawe ndavuga ni uriya muntu wamujyana hariya kubera kuri yangiriye akamaro, ndamuzana. Nawe nta bushobozi yari afite. Aravuga ati uyu nguyu we nawe nibyo mu muryango, ariko nshobora kumuvura. Yamuhaye umuti rimwe pe, umwana arakira, ntiyongera gusaragurika. Ari no mu bamuhaye itike ati taha ujye kuruhukira mu rugo, ube wibereye mu rugo kubera ko nta famiye ari nanga, nubishobora uzaze kunshimira. Umwana koko yaratashye atekereza iwabo uko byari bimeze, uretse ko twari twaranabibamenyesheje. Bamuha amafaranga, nimba baramuhaye 30,000, niba ari 40. Ati genda umushimire, nibwo bushobozi. Araza aramushimira. Hari undi mudamu nawe namuzaniye wari uri kunda, nabwo ayimazeho iminsi 7 yaranze kuvuka. Mudamu ndamuzana, amuha umuti. Ati nako no mu rwaza we waje, aramubwira ati uyu muti ugende use n'umujyanye muri dushe umwuhagize kunda, arahita byara. Yahise abyara nka nyuma y'amasaha 2 akimara kumusiga. Ndavuga ni rero uyu muntu koko ngiye niho nahereye, koko nitemwanyaje ntanga nk'ibintu niboneye, ngo wenda hari n'abandi. Gusa aho nagumye gukurikiranira amateka ye, nuko hari abantu benshi yagumye kugenda avura, baza kumushimira, baza kugira gute. Kubera ko nanjye ntuye muri Karisiya, benshi bakanamaza bati umuntu witwa Kanaka Jean Pierre w'umupfumu abahehe. Ntimukamwite mupfumu, ahubwo ni dogiteri, ni muganga, kuko aravura cyane. Nkahabarangira bazagaruka, nkabona abanyuzo bakavuga bati rwose watugiriye neza. Nkabona barambwiye bati fata akantu nawe tugushimire, kuko watugiriye neza, watuye ku muntu atugira neza, aradufasha. Benshi cyane. Ariko ngiwe nihereyeho ntanzeho ubuhamya bw'uko nari meze, ngiye gupfa narumye, nta maraso nkigira. Ariko ubu nubwo ndi umusaza, nkaba numva byibura mfite akabara. Nari ngeze ku biro 43, ariko ndi muri 53. Urumva ibiro byiyongereyeho. Nubwo nuko aba ari ubushobozi buke bwa gikene, mfite icyo ndya. Ubu mba maze kugera nko muri za 60, ndi muri ba basaza batamiye. Ariko kubera ubushobozi buke, ariko ndabishimira Imana rwose yarwanyeho. Ntako ntagize kwa muganga, byari byanze, mu barokore bari bansengeye byanze, ariko ni wankemura ikibazo. Nayo mateka mfite kuri
Jean Pierre Yunguye. Nyuma y'ibi twasuye uwo muvuzi benshi bavuga yuko ari umupfumu wafashije abantu batandukanye gukira ibijyanye n'amagiri ndetse n'imyuka mibi mu bice bya Nyamirambo na Gitega, atubwira uburyo akoramo ndetse nuko yabigenje. Nibyo rwose nkuko wimbajije, aha dufite uburyo bwinshi bwo gufasha abantu, nkuko muri kubona mu buryo bwinshi twifashisha dufasha abantu. Uburyo gakondo hano dufite ni ukuvuga ngo yaba ari abantu baterwa n'imandwa, abantu baterwa n'ibitega, abantu baterwa n'abazimu, abantu bafite n'imandwa za kamere kameza miryango baciririye, zibatera mu rugo cyangwa se zibasanga mu rugo, zibabuza amahoro, zibabuza gushaka, zikabatera uruzingo, zikabatera inyatsi, zikababuza gusinzira, zikabafata mu mutwe, zikabafata mu mutima, zikabafata mu maguru, cyangwa se zikababuza kuryama, zikarara hejuru y'inzu yabo. Izo mandwa turazibakiza ndetse n'izindi ndwara nyinshi, ntabwo ari izo gusa zonyine, izo zose turazivura. Hano dufite imiti myinshi yo gufasha abantu, pana bya bindi abantu bavuga gusa ngo twarazengurutse, ngo twagiye kwa muganga tubura indwara, ahantu tugiye hose tukipimisha tukabura indwara, amafaranga yacu yarashize twivuza, nta ndwara babona ariko turacyakomeza kurwara. Aha rwose turabavura, nta nubwo bitwara igihe kirekire, ni igihe gitoya, iminsi 3 kugeza kuri 7 umuntu yamaze gukira neza. None se kugira ngo wenda nk'abo bantu baze, abajya bavuga bati abantu bavura ibyo bintu nabo biteza, ubwo ntabwo byaba ari byo? Bijya gusa kuko birashoboka ko usibye ko burya kuroga no kuvura biratandukanye. Biratandukanye kuko urumva iyo ugiye kuroga ntabwo buri umuvuzi, ahubwo buri umurozi. Aha rero ntabwo twebwe turoga, ntabwo dukora ibyo kuroga, ahubwo dukora ibyo kuvura gusa. Usibye ko n'abantu baza babitubaza bati se uriya muntu, umuntu yarampemukiye, umuntu yangiriye nabi, umuntu yanjyaniye ikintu, yarampuguje, yantwariye umugore, ese wamunkorera iki, yanze kunyishyura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu benshi baba bikeneye, ariko hano ntabwo ari byo twaje gukora, kuko ntabwo turamutse ari byo dukoze ntabwo twaba turi kubaka umuryango nyarwanda, ahubwo twaba turi kuwusenya. Abantu baba bishaka ko ari byo twabafasha, ariko ntabwo tubyinjiramo cyane, ariko si uko tutabizi, ariko ibyo turabizi nabyo twabikora, ariko ntabwo twaba turi gufasha abantu, ahubwo twaba turi kubasenya. Nkariya muri Gitega bavugaga yuko nk'abantu bazaga ngo hari ibintu byateraga byavanaga inkono mu nzu bikazijyana hanze, abantu bikabatera amabuye hejuru y'amabati. Bene ibyo uba byateye nta muvuzi cyangwa se umupfumu wabigizemo uruhare? Ntabwo byapfa kuza gusa, ni bya bintu nakubwiye tutajya twemera gukora. Biriya byo kuvuga ngo umuntu yarampemukiye, umuntu yantwariye umugore, yantwariye isambu, umuntu yantwariye inzu, ese yaranyambuye, ibintu nk'ibyo ngibyo, noneho akaba yifuza kwihorera nawe akoresheje izi mbaraga dukoresha, izi mbaraga z'abakurambere, imbaraga z'imandwa, imbaraga z'abasaza bacu, akaza akadusaba akatubwira ati se mwamfasha uriya muntu wenda ko iriya nzu yayindiganyije cyangwa se yanyambuye amafaranga yayo, wamfasha iki, se byashoboka igasenyuka cyangwa se gashya. Ibintu nk'ibyo ngibyo birashoboka, ariko twebwe ngira ngo ntabwo ariko turi gukora, nubwo tuba tubizi cyangwa se tuzi kubikora, izi mbaraga zacu dukoresha zabikora, ahubwo twebwe tuba dushaka kuvura hahandi cya kibazo cyabaye, hamwe inzu zahiye, hamwe za nyabingi ziri gutera, hamwe haje abasazi, abantu bari kwirukanka mu muhanda, cyangwa se imandwa zo mu rugo zibatera, n'izindi abapfumu cyangwa se abavuzi gakondo baboherereje. Twebwe dukora ibyo kuzikuraho, ntabwo dukora ibyo kuzohereza ngo abantu zijye kubatera, noneho zibabuze gusinzira, zibatwikira amazu, zibanyaga imitungo, kuko icyo gihe ntabwo twaba turi kubavura. Hano izi mbaraga z'abasaza dufite hano zirabikora iyo tuzisabye, kuko natwe turaziha. Iyo niba tuziha rero natwe tukazisaba, icyo dusabye kirazidukorera, ariko twe twahisemo kuvura abantu mu cyimbo cyo kubaroga, ngira ngo nibyo byaba byiza kuruta. Ubwo muri make yuvuze ngo uravura, uretse ibyo bantu bavuga ngo mwabakijije, ubundi muvura ibiki? Hano tuvura ibintu byinshi nkuko muri kubibona. Ngira ngo ari abantu baterwa n'imandwa. Imandwa se zituruka hehe? Hari imandwa z'umuryango, hari ibyo bita igicumbi cy'umuryango. Gicumbi, imandwa z'umuryango, imandwa wabandiwe, imandwa z'umuryango bacishije bakaziterekera. Ubu ugiye kubaza abantu usanga bavuga ngo ntibaterekera, ngo kubandwa ntibikibaho. Noneho abantu b'iki gihe rero bafite ikibazo kimeze gute?
bafite ikibazo cya za mandwa z'imiryango z'abasekuruza zibatera ziturutse hehe. Ubu abantu mu muryango bagira kutumvikana, bamara kutumvikana umuntu yaba afite za mandwa akaziterekera, yamara kuziterekera akaziguterekera cyangwa zitekerera umwana we cyangwa akaziterekera nyirasenge cyangwa se akazitekera umuntu wo mu muryango, yamara kuzimuterekerera akazimuteza zikamugirira nabi. Noneho kubera ko abantu ibibazo byabanye birebire, ubu abantu ntabwo bagana aho abavuzi gakondo bari ngo bakize za mandwa cyangwa se bazibahagarikire cyangwa se bazibaterekere, ahubwo baragana inzira y'urusengero, mu nsengero zo kuvuga ngo bagiye gusenga ngo Imana, mu nsengo, mu makiriziya, mu yandi madini. Kandi ngira ngo ibyo nta hantu byanahurira, ntaho byahurira, kuko abantu baba bagiye mu gicumbi cy'abazungu, ariho bajya gusenga Imana ngo ya Yakobo, ngo ya Dawidi, ngo Imana ngo ya Aburahamu, izo mana z'abazungu aho ngaho. Noneho ugasanga rero nta kintu bibafashije. Niyo mpamvu uzajya kureba mu nsengero, numara kureba mu nsengero usange barimo barasenga bakubita icyo bita ipendo, bakubita ingoma, bavuza induru, bagira gute, ugasanga harimo abasazi buzuyemo, ugasanga baravuza induru, ugasanga abantu barabira urufuzi. Ese byatewe n'iki? Mu rusengero niho haba imandwa, mu rusengero niho haba abazimu, abantu bagiye bahunga abazimu bakabasanga mu rusengero. Abo bantu bagombye kuza hano ku gicumbi wacu, tukareba niba twebwe dufite ubushobozi bwo kubyirebera, tukareba niba ari imandwa z'umuryango baboherereza, cyangwa se tukareba twasanga ari n'imandwa babarugesha mu bandi bavuzi gakondo, twebwe tukabafasha tukabagarikira izo mandwa bitewe nuko bari kubishaka. Dushobora kubakuraho izo mandwa, dushobora kuzibaterekera, cyangwa se tukazibakuraho zigasubira kuri babandi baziboherereza. Byose birashoboka cyane. Ibintu muvura nibyo bijyanye n'ibyo ngibyo gusa? Oya, ntabwo ari ibyo gusa, kuko wambajije icyo tuvura, ariko nubwo turi kuvuga iby'imandwa, imandwa ntabwo zigarukira aho ngaho gusa ngo tuvuge ngo imandwa wenda ngo bazohereje umuntu birangirira aho ngaho. Ese ubundi imandwa bazohereje umuntu bigenda gute? Kuko ntabwo bazohereza umuntu ngo ari wese apfe gusara. Birashoboka ko ashobora gusara. Ba bantu ubona babuze urushako baheze mu rugo, abo bashobora kubiterwa n'imandwa baziboherereje, cyangwa se babazingiye ku mandwa, cyangwa se cya gicumbi cy'iwabo mu rugo batashoboye guterekera, batashoboye kubandirwa guha inzoga ndetse n'ibindi, kigafata wa muntu kikamuzinga kikamubuza gushaka. Imandwa zifite ubushobozi zo kuzinga umugabo, zikazinga ubugabo. Umugabo ntagire santima, akibera aho ngaho, akamera nk'aho abagore ntacyo bamubwiye, akumva kwirirwa kuri imibonano no kutayikorora nta kintu bimaze. Imandwa zifite ubushobozi bwo gufata umudamu cyangwa se umukobwa zikamukona, akabaho gusa kumva nta mugabo akeneye. Imandwa zifite ubushobozi bwinshi cyane ku buzima bw'abantu zishobora gukora, ariko bitewe nuko abantu bazikoresheje. Imandwa zifite ubushobozi bwo gufata umuntu agahora arwaye umutwe. Urasanga umuntu avuga ati nge ndwaye umutwe ntujya ukira. Twebwe ntabwo ari imandwa gusa zishobora kuwutera, ashobora kuba yabiterwa n'imandwa wenda ziwabo cyangwa se bamwoherereza, cyangwa se akaba biterwa n'uburwayi busanzwe. Ibyo byose birashoboka, ariko aha ngaha haraza twebwe hano dufite irihembe, dufite n'ibi bintu byose twifashisha. Ntabwo uza ngo tubwire ngo urwaye iki, twebwe urahagera ukaza tukabireba. Si icyo gusa rero, nkuko warutubaje ngo hano tuvura iki, nari nkubwiye ko imandwa zifite ubushobozi bwo kuzinga ubugabo bw'umugabo, cyangwa se ubushake bw'umudamu cyangwa se bw'umukobwa ntibukore. Dufite ubushobozi bwo guhagarika ibyo bintu biri mu muntu, cyangwa se tukamuha n'umuti. Dufite umuti hano wo kubikora ku buryo za santima zavuyeho, bwa bushake bwavuyeho, tumuha umuti bukongera bukagaruka. Si nicyo gusa, dufite imiti myinshi hano. Ubu hateye ikintu abantu bahora bavuga ngo barwaye za infection, ni nk'indwara zisa n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se mu buryo bw'umwanda, cyangwa se kutitunganya, kujya mu mawesi yanduye cyangwa se adatunganyije ukaba wahandurira. Ubu abantu benshi twakira hano usanga bamwe bavuga ngo twiteze inshinge, ngo twariteje indwara tuyimaranye imyaka 10, tuyimara imyaka 10 n'ingahe, nta bitaro tutagiyemo, atariko iyo ndwara yanze gukira. Ariko nk'aha ngaha ngiye mfite umuti wayo. Ni ukuvuga ngo ba bantu bafite ikibazo cya infection baba bara mu kiziba cy'inda, umuntu aravuga ati mu kiziba cy'inda hagendamo ibintu, ati wagira ngo ni nk'ikintu bateyemo, ati mpora nishimagura ku gitsina cyangwa se hakaza ibintu bimeze nk'ururenda, ati kandi ndimo ngenda mu nzira, ati ku buryo nshobora guhindura umwenda wawe w'imbere nkawuhindura nka gatatu. Umugabo nawe ati ku gitsina cyanjye hahoramo akantu kameze nk'agatsonga, ati nkoze imibonano n'umudamu wanjye cyangwa se n'umusheri wanjye, atako kantu nkumvamo ntabwo kajya gakira. Abantu rero bagize ikibazo bashaka uburyo bwo kubikira barabubura, ariko njyewe mfite hano umuti hano urahari wo kubaha bakagenda bakawunywa, ntabwo ari iminsi mikeya. Iyo ndwara yabananiye abantu bahorana mu gihe kitarenze iminsi 3 kugeza kuri 7 umuntu awunyweye, ibyo byose biba byamaze kuvaho bikarangira. Si nicyo gusa,
ngira ngo urabona ko dufite imiti myinshi hano. Hari bya bindi wambaza uti ni mu ndwara muvura harimo n'izihe, ari ibintu biti bitegano. Ese ibitegano ni ibiki? Ibitegano byose nabyo urumva bateza umuntu ibintu ariko hanyuze n'abandi bantu bya bintu bifata wa muntu mu maguru. Bya bitegano niyo bimaze gufata abantu, niyo mpamvu uzajya kubona abantu bamwe bagendera ku nkoni cyangwa se bakagenda bacumbagira kandi nta n'ikindi kibazo kindi bagize, batanakubiswe batanavunitse, ahubwo bafasha amazina ya wa muntu baragenda bashyira muri za mandwa, amaze kwashyira mu mandwa baragenda bamutega mu nzira, nibyo biti bitegano. None hatangira ribwa amaguru, birazamuka bigera mu nda, none wa muntu ntabasha kubyuka kubera bya bintu bamuteze. Aha rero dufite imiti irahari yo kubafasha ibyo bintu by'ibitegano bikavamo. Si nicyo gusa, no kuri ba bantu bafite za mandwa z'imiryango, ba bantu bafite za nyabingi zibatera bitewe nuko babishaka, dushobora kubaterekeriza nyabingi cyangwa dushobora kubaterekeriza mandwa, icyo gicumbi cyabo kikicara icyongere kubatera, kuko kibatera kibaka ibintu byinshi. Gishobora kubateza inyatsi, gishobora kubatera umwiryane, gishobora kugutera kudashaka, n'ibyo ruzingo navuze. Ibyo byose rero hano dufite uburyo bwo kubikora bitewe nuko umuntu abishaka. Dushobora kumuterekera icyo gicumbi kikicara neza nticyongere kumutera, dushobora kukimukuriraho kikavaho burundu, dushobora no kumubandishiriza muri cya gicumbi. Ni nko kubatizwa, nkuko umuntu avuga ngo agiye kubatizwa mu rusengero, noneho akaba wazamandwa wacyayo za gicumbi ntizongere kumutera, ubwo bikaba birarangiye ntiyongere kugira ikibazo na kimwe. Ibindi bintu by'indwara zisanzwe se byo umuntu ashaka kwibaza ku ndwara zisanzwe abavuzi gakondo bandi bavura, nazo murazivura cyangwa? Izo ndwara turazivura hano nkuko muri kubibona. Ubwo ndahera kuri ibi binabonye byose nibigiye birimo imiti ivura ibyo byose cyangwa n'ibindi bivura? Ibi ngibi birimo imiti itandukanye nkuko indwara ari nyinshi. Hano dufite imiti myinshi itandukanye. Hari nk'icyo tuvuga ngo kugabanya urukundo rurenze. Haba abantu ujya kumva ngo umuntu ngo yiyahuye kubera yakunze undi, noneho ngo bitewe nuko ngo yamukundaga cyane ngo biraba ngombwa ko agenda muhitanye cyangwa se ngo nawe yiyahure. Ibyo tubyita urukundo rurenze. Ni urukundo rurenze, arumva nta wundi muntu ashobora gukunda, arumva nta n'undi ashobora kubona, arumva adashobora gusinzira atamubonye. Uwo muntu yari afite ikibazo, kuko iyo kibazo gifite abantu benshi cyane, cyaba mu rubyiruko, cyaba mu bubatse, cyaba mu bagabo, cyaba no mu bagore. Ahanga baraza tukakibafasha bitewe nuko bari kugishaka. Dushobora gufata rwa rukundo rwawe rwa rukurimo rukuzengereje, tukarushyira muri wa wundi wumva ukunze utareka, nawe akagushaka nkuko yagushakaga. Cyangwa se wahitamo ukaza tukakuvanamo rwa rukundo wari ufite, rwa rukundo rurenze. Si ukuvuga ko rushiramo burundu ngo usigare nta rukundo ugira cyangwa se ngo ubenye nk'inyamaswa. Tukagukuramo rwa rukundo rurenze, noneho ugasigara umeze nkaho utigize umumenya. Iyo miti yose hano turayifite. Si nicyo gusa, urumva ko nakubwiye ko dufite imiti y'amafumbi, imiti y'ibitegano, imiti yo kongera ubushake. Babagabo batera akabariro bameze nk'inkoko, babyita kubipa. Yajya kugera ku mudamu cyangwa se ku mukobwa yishimiye, atigera hino nkukoreho cyangwa se ngire gute, bikaba birarangiye. Umukobwa akumva ati seti ngaho gira dore ya gahunda, ati sibyo warunyatse se. Umugabo ati byarangiye kare tibyiborere, ati watinze birarangira. Urumva ko ni ikibazo. Ni ikibazo. Hano dufite umuti wo kubikemura, atari bya bindi bavuga ngo no gushakisha. Hano dufite umuti wo kubikemura rwose, ku buryo uwunywa, noneho wamara kuwunywa ugakora amaturu yose ushaka. Niba tuvuge ntuheruka umugore cyangwa se ushaka gushimisha umugore cyangwa se umudamu wawe, umusheri wawe, nawe akeneye umuntu mpuzabitsina ku buryo buhagije, atari kuvuga ngo uramukoraho umeze nk'ubipa noneho nawe asigara babaye, wowe use n'uruhutse asigara babaye. Hano uwo muti turawufite ku buryo umuntu wawukoresheje atera akabariro neza kandi bikagenda neza. Nta nubwo uba ukenewe n'abagabo gusa, uba ukenewe n'abantu bikinishije. Hari abantu bikinishije byagizeho ingaruka, bagira gutya yabagenda nko mu nzira, yabagenda mu nzira gusa, amasohora agasohokamo akavamo. Yabagenda mu nzira ati nagendaga ndimo ngenda, ati numva nirangirijeho. Nta n'umukobwa yegereye, nta n'umudamu yegereye, ahubwo agenda avamo gusa kubera yikinishije, biza kumugiraho ingaruka. N'abadamu nabo nuko nguko. Hari abadamu nabo bikinishije cyangwa se bafite ubwo burwayi bumeze nk'uburemba cyangwa se bwo kutagira santima,
akaba afite umugabo cyangwa se akaba afite umusheri, akaba ashaka ko biryamira gusa, ntunyegere ntunkoreho, ariko ibyo bintu ubushaka ni ibiki? Wajya uryama ugasinzira, ibyo uko numva uri munyegera unkandakanda wandetse, urumva nawe icyo kibazo bafite. Ni ukuvuga ngo cya gice gishinzwe imibonano mpuzabitsina gifite ikibazo, gishobora kuba gifite ikibazo gitewe na za mandwa zaba ari iz'umuryango, ashobora kuba afite ikibazo giterwa n'imandwa bamwoherereje, ashobora kuba afite ikibazo giterwa n'uruzingo, ibyo byose birahari, cyangwa se akaba afite n'ikibazo giterwa no kuba yarikinishije, n'abakobwa n'abadamu nabo bajya bikinisha bakagira icyo kibazo. Abo bose rero hano baraza tukabafasha. Atari usanga abadamu bavuga bati ngewe mba numva nta mugabo nkeneye, numva yaba ari umugabo wanjye gusa ariko ntanyegere, cyangwa se undi akavuga ati ngewe niyo umugabo nkozeho numva yuko bigize icyo bimaze arangije, ubwo nkakavaho nkagenda nkasigara mbabaye. Urumva rero uwo muntu nawe bafite ikibazo, kuko namaze kubona mu gihe kinini maze ndi gukorera hano, tuba tubona ko abagabo aribo bagira ikibazo cyo gutera akabariro cyangwa cyo kutagira santima. Kubera iki? Abagabo aribo bigaragara ko bafite icyo kibazo ni iki? Kuko umugabo yagiye gukora imibonano mpuzabitsina, birasaba ko igitsina cy'umugabo gifata umurego. Urabona nk'iri cupa ukuntu rimeze, kikaba kimeze gitya kubwiza ashobora kukivuna, ariko se umudamu we nashaka kubikorera bibonera hehe? Nta murego uri buzemo, wenda ngo uvuge uti nawe uri bufate umurego abikore. Wowe uragenda uvuga uti bya bintu ndabishaka, ati niki umwegere, yanga noneho yafite ikibazo cya za santima nkeya, cyangwa se cya kibazo cy'uruzingo, cya kibazo cyo kudakenera umugabo, cya kibazo cy'igice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina kidakora neza, noneho wajya kumwegera ugasanga aravuga ati oya ngo manza nkuharise ngo nyegera ngo wegera umuntu ngo gute kugiye kumugira ngo nk'itungo nguza ngo umugwa hejuru. Ese ubundi wowe ntabyo ukeneye usibye urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. N'abadamu nabo bafite icyo kibazo, benshi tumaze kubafasha, baza ahangaha tubafashe nabo bajye bagira santima, bategura abagabo babo. Ntibumve ko abagabo bagomba kubategura gusa kubera ko abagabo aribo babikenera. Nawe umugabo nataha mu rugo kubera ufite za santima, asange wamwiteguye, niba arakenda kagufi ya mu cyumba wakambaye uri kumwiyereka, kuko nawe ufite za santima. Ariko niba ntazihari uri kubitiramo rwa rujipo rurerure, wiryamire hari anatetse ibiryo yariye, mwana kwegera uti umbabarire baninaniriwe uracaka hiki. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kigaragarira ku bagabo, kuko abagabo bo biza kugaragara ko bisaba ko igitsina cyabo kiza gufata umurego kigakomera, ariko abadamu ntabwo biri buze kugaragara. Ahubwo aho abadamu bishobora kugaragarira nuko wenda ushobora kuza kugira icyo ukora, wajya kureba ugasanga yabobereye cyangwa se yoroshye. Ariko kuri babadamu bafite ikibazo kiranavuze, cyaba ari gituruka ku ruzingo, cyangwa se ku mandwa, cyangwa se ku marozi, cyangwa se cya gice cy'ubwonko kidakora neza, bo ujya kubegera wanakoraho kereka numva ugasanga humye neza, ku buryo nta handi abagabo bava. Hari abagabo bagenda bavuga bati ati nakobotse, ati nahashiriye. Ibyo rero turabivura. Abadamu bafite ikibazo turabizi ko ari benshi cyane, hano baze tubafashe, yaba ari abadamu yaba ari abagabo, cyangwa se n'abandi basore bikinishije byagizeho ingaruka, n'abadamu bikinishije n'abakobwa bikinishije, hano baze tubafashe, kuko iyo miti irahari kandi dufasha abantu bose bigakunda mu gihe gito cyane. Hanyuma abantu bose kugira ngo abakugana bakugereho, tuzi ko mu mavuriro asanzwe haba hari ibyapa, ubu hano baba bahazi, kuko urebye ahantu bukorera inzu, urebye inyuma n'inzu imeze nk'izindi, bahabwirwa n'iki? Aha baratumenya cyane, ahubwo barazinduka barahahorana, ndetse n'ikigoroba na ryari baba baza hano. Babandi twafashije bya bibazo nahoze mvuga, bya bibazo byabaremereye by'imandwa, by'ibitega n'iki, by'abazimu, by'amarozi, ibyo bintu byose by'abakurambere, ibyo by'igicumbi batera, abo bose iyo tumaze kubafasha, kuko ni benshi twafashije, bahora barangirana. Umwe akabwira undi ati ni umugabo wanjye rero yaragiye, ni wamungaruriye. Undi ati umugore wanjye rero yaragiye, ni uriya ni wamungaruriye. Abo bahora babwirana, bamara kubwirana noneho bakaza bakagera hano. Ariko si nicyo gusa, hari n'abantu bashaka kutugana na hano batahazi. Aha dukorera hitwa muri Sezike, mu gice cya Nyamirambo. Umuntu aza yaba aturutse Nyabugogo cyangwa se mu mujyi, araza akanyura kuri 40 akagera aho bita ku musigiti wa Sezike. Aho yahageze rero si nicyo gusa, ukimara kuhagera ushobora kuvuga uti mu ndangire kwa muganga,
cyangwa se ukavuga uti mu ndangire kwa mupfumu. Ubu niko batwita twebwe, mu ndangire kwa mupfumu, kubera twe tumenye ibintu umuntu atagombye kubitubwira, ukaza ukicara tukabimenya, twe tukabimenya, nibyo bita gupfumura. Ubwo turapfumura tukarabamo imbere mu muntu, niyo mpamvu batwita iryo zina rero ngo ni kwa mupfumu. Bakaza bakahagera